tugiye kuzana ingwe mu mujyi wa Kigali dukoresheje AI. Good morning digital citizens, nongeye kubaha ikaze mwese aho muherereye mu bice bitandukanye. Uko ikoranabuhanga rigezweho abamaze gukanda subscribe, reka mbabwire ngo ndabakunda cyane kandi muraba agaciro. Iyi platform murabibona yuko twafunguye channel nshya yindi ya mbere yaburiwe irengero. Ubu ngubu ni ukugira ngo turebe ukuntu iyi nayo yongera kuzamuka. Niba uri mureba iyi tutorial uzi ko wari warakoze subscribe, ubu ngubu turi kuri platform yindi. Banza urebe niba warakanze kuri subscribe ndetse nako kantu k'inzogera, kuko icyo bidufasha bituma iyi platform izamuka. Wowe ntacyo bigusaba, ariko jewe hari icyo bimariye, kuko bituma iyi platform ikura. Kwikura bituma YouTube nayo yirankinga hejuru, kandi bikamfasha nanjye gukomeza kuzamura umwimerere wa content mbakorera cyangwa se mbageza gusohoka. Kandi subscribe ku ikoranabuhanga rigezweho kugira ngo tuzajye tubana gatanu ku kandi. Haba hariho tutorial nyinshi zitandukanye, ibiganiro bitandukanye mu isi y'ikoranabuhanga, so this is where to be. Ugomba kuba uri kumwe natwe kandi ugasangiza n'abandi iyi channel kugira ngo bamenye of course aho ubwenge mu ikoranabuhanga rigezweho bubera. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo tuze kubana nkwigisha uburyo ushobora kuba wakora video ukoresheje AI. Ngira ngo ujye ubona video kuri social media trending out, video tugiye dutandukanye tw'abantu, tw'ibintu turimo kuvuga, turimo gukora ibintu bitigeze bibaho in real life. So abantu bakoresha AI zitandukanye kugira ngo babashe kuba babikora. Nk'iyi video urimo kureba kuri screen yawe ntabwo yigeze ibaho, nta kintu na kimwe hano kiri real, byose byakozwe na AI. Nukomeza kubana nanjye ukagera ku musozo w'iyi tutorial cyangwa se video, uraza kuba nawe wasobanukiwe cyangwa se wamenye intambwe ku yindi uburyo ushobora kwikoreramo video nk'iyi ngiyi cyangwa se n'izindi ujye ubona kuri social media n'indi utekereza kuba wakora. Tuza kubigenza turi bukoresha iyi Google VO 3 n'igice kimwe nigezweho ubu ngubu, hanyuma tuyihe prompt. Turaza gukoresha prompt z'ikinyarwanda, turaza gukoresha prompt zitandukanye, turakora ingero zigiye zitandukanye kugira ngo nawe urebe context cyangwa se uburyo bw'ikintu ushobora kuba wakoramo. Ushobora gukora memes, ushobora gukora everything that you can think of. The sky is not the limit. Turaza gukoresha VO 3. Nkwibutsa yuko ari ikoranabuhanga rigezweho, nawe ukaburi mu digital citizen. Digital citizen ni umuntu uba kuri channel ukurikirana ikoranabuhanga rigezweho. So ntabwo nza gutinda cyane, ahubwo ndaza gufungura ahantu wakura VO 3 cyangwa se VO 3. Ni ahantu habiri kuko yakozwe na Google. Ushobora kuyibona ubwa mbere unyuze kuri Google AI Studio cyangwa se muri Gemini, kuko zose zisupportinga iyi VO 3. Ni modo ikora video. Nujya kuri Google AI Studio ushobora kwandikamo aistudio.google.com, hanyuma wamara kugeraho haba harimo models nyinshi zitandukanye, then ni gutya ifunguka, wowe ugahitamo VO 3. Ni ngakanda hano kuri get started. Mu gihe waba utari logged in, barabanza bagutware kuri window yo gukora login. Niba utafitemo account ujye kuri sign up, hanyuma numara gukora sign up, ni gutya iyi window yawe cyangwa se computer yawe iza gufunguka imeze. Ifite ibice bitatu, kino cy'iburyo, hagati ndetse n'ibumoso. Hano ibumoso niho ubona ibintu byawe byose wakoze, ari dashboard, ari hano muri build ndetse n'ibindi byose, niho gallery yawe ibiri. Hanyuma hano hagati ikindi tubonaho ni aho guchatingira cyangwa se aho wandika ibyifuzo ushaka kuza gukoresha iyi modo cyangwa se iyi AI tool. Kino gice kindi ni muri settings. Urugero, ubaye hari modo runaka ushaka guhitamo gukoresha, habaye hari settings runaka wowe ushaka gushyiramo. Ariko turaza kujya ngo dutangire twebwe ikintu dushaka kubaka n'iki. Ukoresheje Google AI Studio ushobora kubaka ibintu byinshi. Ushobora
gukodinga, ushobora gukora ifoto, ushobora guhindura text to speech, andi wandika amagambo then bakahinduramo speech, ariko turaza twebwe gukora kuri video gusa. Video generation ushobora gukanda hano mu gihe uri kuri playground, cyangwa se ukaza ugasubira hano hirya ukareba handitse ngo build. Iyo ukanzeho bahita bagufungurira ntuza imeze gutya, aho tugiye gushyiramo ideas zacu uko tubishaka. Then ikintu hano turi buze gukora, uzama hano ugahitamo modo ushaka kuza gukoresha ya video yawe niyihe. Then nibwo ushobora kuza hano ugahitamo either 3.1 Pro cyangwa se flash, ariko wibuke twebwe turimo gukoresha 3.1. mo hano niho tuza tukandikamo video dushaka kuza gukora iyo ariyo, ubwoko bwayo, then tugashyiramo ya description y'icyo twebwe tuza gushaka kwandika. Ushobora gukoresha iyi VO3 uko unyuze muri Google AI Studio, ugahitamo kugeneratinga iyo video, cyangwa se ugakoresha muri Gemini. Nuza hano ku muntu udafite subscription iri paid kuri AI Studio ya Google, ntabwo uri bubashe kuba wakoresha VO3 ikora video, ariko nuba ufite premium cyangwa se warishyuye urabasha kuyikoresha. Niba ukeneye kuyitrying out for free, ushobora kujya muri Gemini, hanyuma wamara kujya kuri gemini.google.com, muri ya search yayo wowe ugahitamo to create a video. Ngira ngo urabona hano hasi ibyo ushobora kuba yakora. Inza nkahitamo create a video, irahita ijya muri ya mode cyangwa se muri ya environment yo gukora video, hanyuma tujya gutangirana na simple prompt, tugenda tuyikuza tureba ikintu kinini yakora. Urugero reka dutangire ngo Rwandan guy singing in the market, then dukande kuri send. Tugiye kureba ngo igiye gukora video imeze gute, niba igiye gukora exactly uyu muntu irimo gukora prompt. Hari ibintu bitatu ugenderaho cyangwa se wibandaho. Ugomba kureba character ushaka kudescribinga iyo character, ukuntu iza kuba imeze, action ibyiza kubirimo gukora no kuntu iza kubirimo kubikora, bitewe nuko VO3 igeneratinga na video n'amajwi n'iki byose ugomba kubidescribinga cyangwa se kubisobanura muri prompt yawe kugira ngo bize komuteri nk'uko wowe ubishaka. Nka gutya tuba twashyizemo prompt iri simple, iraza kugenda igenerating video, ariko yo irashyiramo ubwenge bwayo, cyangwa se iraza kugerageza kubikora ariko ikoresheje context yayo. Mu gihe tutahaye context ngo tuyibwire ngo uyu muntu arimo kuririmba indirimbo iyi, uyu muntu arimo kuririmba amagambo ya nayo. Ngira ngo urabona hano barakwereka icyo modo yacu irimo gukora, irimo kugeneratinga video, bakatubwira ko butware hagati y'umunota umwe n'iminota ibiri. Tekereza kugira ngo video itware umunota umwe n'iminota ibiri, twebwe twanditse ijambo ryonyine ritoya ringana gutya. Urumva power izi tools bazifite. Ukanza hano kuri show thinking bakwereka step igezeho n'ibyo irimo gukora. Mu gihe irimo gutwara biriya, ushobora kongeraho n'ikindi kintu ukavuga uti wenda ize kubiririmba indirimbo yubahiriza igihugu, maybe make him sing Rwanda National Anthem. Tujye kubigenza gutya kugira ngo turebe nimba iyi modo izi n'indirimbo yubahiriza igihugu ukuntu imeze, then turebe yuko iza kubikora, then turayitegereza kugira ngo iyi minota yaduhaye ishire, hanyuma duhite dukomereza. Alright. Ngira ngo urabona video imeze itageneratinga. Mpamvu yakoze the black guy nuko twahisemo ngo no munyarwanda. Urabona yuko arimo kuririmba, kubyina, twabimubwiye umva arimo kuririmba icyongereza. None tujye gushyiramo ya ntuze ya caption tumuvuge ngo make him sing.
then dukanda hano kuri send cyangwa submit, hanyuma duhita tureba ikigiye guhindura cyangwa se ikigiye gukora. Nabwo irahita ifata kanya gatoya, urabona ibyo irimo gukora, iraformulatinga, igatekereza ibyo bambwiye ni ibiki, text ngomba gukoresha ni izihe, hanyuma igatangira gukora generation ya video. It's a Rwandan man singing the Rwandan national anthem, you know, in the market. Well, yeah, text. Iragenda igatekereza ikashyira kureba iyi video bamaze kugeneratinga, duhinduyeho kariya duhita duswitchinga cyangwa se video turayiha ifoto tugashaka irimo kugenda. Ngira ngo urabona video bamaze kuduha, twabwiye kwihindura igashyiramo Rwanda, none nibyo irimo gukora. Ariko ngira ngo nako itari mushyizemo ari kubera ko buriya ishobora kuba yo itayifite reference. Twari gukora, twari kwatacingaho wenda na sample y'iriya ndirimbo, then akaba ari ibasha gukora. Ngira ngo urabona yuko niba ibasha gukora bino bintu, it can even do. Ngiye kubereka indi prompt dushobora gukoresha. Hano nagiye kuri ChatGPT kugira ngo bize kugira kwihuta, you know. Wenda reka dufate a young man walking with a cow, tujye ku generatinga ubundi turatacingaho iyi foto tubona hano, hanyuma niturangiza tuvuge tuti tugiye gukoresha iyi foto ariko tumushireho ari ahantu mu mujyi arimo dukoresha iyi foto. Turangiza iyi foto tuyihe prompt imeze gutya, then tugiye kureba nimba bari buze kuduhereza a young man is walking with his cow in Kigali. Tugiye kureba niba bagiye kumpereza inka tukaba dutemberana i Nyarugenge, hanyuma turebe nibasha kubikora. Turaba tugeze ku yindi level cyangwa se ku yindi stage. Twabanje tureba aho dukora prompt gusa tutayihaye reference y'ifoto, tubona umusaruro wabyo. None tugiye kuyihereza reference y'ifoto, turebe nimba iri buze gukoresha iriya foto, then ikageneratinga ibyo ikoranabuhanga rigezweho. Wibuka irimo kugeneratinga, uribuka ikindi kintu ushaka kukubwira kuri iyi moto cyangwa se iyi tool, nuko ishobora gukora byibura isegonda 8 gusa. Niyo cyo navuga ngo niyo downside yayo. Bivuze ngo niba ushaka gukora video ndende, ushobora kugenda ukora, wakora script, then ukagenda uya uduce duto hanyuma ukaza kugenda bihuza. Ushobora kubihuza ukoresheje CapCut, ushobora kubihuza ukoresheje izindi AI tools za amavideo, hanyuma ukaba wakoramo inini yuzuye. Iyi ni video gatatu twakoresheje mu zindi tutorial, nabwo nshobora kukwereka uburyo wakoresha izindi tool zirimo Flux ndetse n'izindi ziri open ku buryo uzikoresha utishyuye cyangwa se utari muri ecosystem ya Google yishyuza menshi. Iyi video niza kurangira baza kumbwira uko wowe uyibona. Nyamuneka comments zanyu mujye mukomeza kuzinsharinga kugira ngo turebe ngo iki cyabayeho. Kandi kantu nshaka kukubwira, hari igihe iyi modo ijya hano igakora igakomeza irodinga ikwereka ko irimo kugeneratinga, ariko mu gihe kino gihe yakweretse yuko ari ETA ya 1 to 2 minutes irangiye, wowe yakomeje kugeneratinga itahavuye. Ushobora gukora refresh, wamara gukora refresh ushobora gusanga yamaze gukora. Impamvu ishobora kubitera, ishobora kuba speed ya internet, speed y'imashini, ishobora kuba browser yawe, ishobora kuba any technical issue cyangwa se na modo ubwayo itari active, itarimo gukora neza kuri end yawe. Wakora refresh
turebe mo twayitanze ibyo nakubwiraga. Urabona iyo video is ready, yari yamaze kuyikora kare ariko tutayibona. Oh la 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 la. Ngira ngo urabona neza yuko banza nzazana n'ingwe mu mujyi. Dore nabanje kuzana inka, u Rwanda rurimo kunkomera mu mujyi, urumva. He's a city boy now. Come on, Simba. Look at the cow. Ngira ngo niba murimo kureba muri background murabona yuko nimba murimo kureba muri background urabibona yuko ari mu mujyi wa Kigali. Hano hantu urabona hameze nko kwande, harimo amashusho maybe haba kwa Rubangura, haba Imboga City Walk, I don't know. Nashyizeho agafoto konyine k'igice, urabona imyenda ntiyahindutse, isura ntiyahindutse, bahise banyambika agapantaro, inka y'inyarwanda kuko na mention ni Nyarwanda. Ngira ngo urabona product hano dushobora kuba twakora, nawe ushobora gukoresha ifoto yawe nka reference ukabona result. Cyakabiri wenda reka turebe indi prompt bashobora kuduhereza yo gukoresha. Maybe twavuze ngo nzazana ingwe, sibyo? Tugiye kuzana ingwe mu mujyi wa Kigali dukoresheje AI. Ngiye kongera nsubiremo yihe ifoto, nimara kuyiha ifoto itanyibwira ngo yihinduremo. Sorry, just kuri limit ya trial, niyo mpamvu ubona bahise banzanira ngo great. So nawe nugera kuri limit utegereza kuko zino credits zirongera zikaba rewarded bagiye runaka yavuze gukoresha free package, ariko ubaye ukoresha premium iri extending. Uru ni urugero nakwerekaga kugira ngo ubashe kuba wakora video nk'iyi. Igitekerezo washyiramo icyo ari cyo cyose cyakunda, prompt washyiramo iyo ari yo yose yakunda. Ngira ngo urabona yuko bishoboka with ikoranabuhanga rigezweho. Buri kimwe utekereza ndetse n'ibyo udatekereza birashoboka. Reka dukomeze kuba aba digital citizen, dukanda subscribe kuri iyi channel kugira ngo tujye tugumana 5 Dear digital citizens, ndabashimiye kuko twabonye mu mwanya wose tumaranye ndimubere ku buryo wakoresha VO3 kugira ngo ukore video ya AI. No muri video zikurikiyeho nzabereka gukoresha izindi tools. Ikintu basaba ni kimwe, hano no kumenyesha abandi bantu, ugasharinga muri community ubamo, bamenye ko bino bintu bishoboka. Ushobora kuba wenda iyi tool uzi kubikoresha cyangwa se utari interested n'iyi video, ariko nimba iyi tool yakora video imeze gutya twatekereje, iri generative gutya, ushobora no kuyikoresha kamasho, ushobora kuyikoresha n'ibindi bintu birenze bitandukanye. Reka mbashimire mwebwe twabanye. Hasta la vista Victoria, siempre log out.